Mbere yuko dutangirana ino filime mureke mbanze mbabwire mu ncamake uko ibintu byifashe. Ni agace kamwe iyo umuntu wo muri ako gace yapfaga cyangwa se yavaga muri iyi si nyine arangije urugendo rwe rw'ubuzima, byabaga ngombwa ko bamushyingura ari uko hamaze gushira iminsi 21. Ariko hari umugabo umwe yaje kwitaba Imana, arangije aravuga ati ibyo by'imyemerere yanyu ndetse imyemerere y'aka gace ntago mbishaka, ndashaka ko ngiye muzanshyingura mu minsi 7 gusa. Witegereze ureba akantu ku kandi. Ndetse uyu mugabo bidatinze ni nuko tunayitangiye yaje gupfa nyine. Reka twirebera ibyakurikiyeho. Hari abantu rwose bari kwigendera ha mu modoka, hari isanduku mu kanya tumaze kubona yikubise hasi yitambika mu muhanda, ndetse abari kugenda mu modoka bari kugenda baririmba. Ni abantu benshi bari bakoze umunsi mukuru, hari aho bari barimo barava. Ndetse ya sanduku imaze gupfunduka, imaze kwikubita hasi mu muhanda yitambitsemo, yahise ipfunduka. Hari uryamyemo, ndetse uryamyemo afite amapamba mu mazuru, ni amapamba y'umweru. Ni nuko tuyitangiye. Ndetse arangije ahangaha witegereze ureba akantu ku kandi, yatangiye kugenda yeguka buke buke. Nyagasani, n'umuntu wari uri muri iyi sanduku yaje yikubita hasi. Nanone uwari urimo atangira kugenda yeguka buke buke. Amaze kweguka ageze hejuru yazamuye akaboko, imodoka isa naho yari ihagaje. Arangije arataka cyane. Wa muntu wari uri mu isanduku yatangiye gutaka, azamura akaboko, bose barakabona bari bari mu modoka. Ndetse mu kumureba bagize ubwoba, buri umwe atangira gukizwa n'akarenge. Witegereze undebere, umwe atangira gusimbuka. Bose bari bari mu modoka inyuma, hari ahantu bakunze gutwara imizigo. Bose batangiye gusimbuka, bari bari mu modoka ya Daihatsu. Ndetse buri wese asimbuka ahungisha uwe. Hari abari barimo nyine bafite n'abasheri babo, ndetse hari abari barimo bari kumwe n'ababyeyi babo. Ndetse ahangaha uwashoboraga uwe yaramutwaraga, utamushoboye agahungisha amagara ye. Ni bya bindi bavuga ngo iyo amagara aterewe hejuru buri wese asamaye. Wa mugabo yakomeje kuzamura ikiganza mu kirere. Mu modoka batangiye gusimbuka, buri wese ahunga yirukanka. Ibi ni biki mw'abantu mwe? Ni nuko tuyitangiye, buri wese agerageza kwirukanka. Babakobwa bari bafite imiteto, babakobwa batashoboraga kugenda, buri wese yatangiye gukina igitsi. Ndetse bageze naho batangira kujya basiga abahungu. Witegereze undebere, nakubwiye ati buriya iyo ibibazo byaje na wa wundi wari urwaye ujya kubona ukabona arakize. Ibyo bimaze kuba gusa nubwo basimbutse imodoka, hari bamwe babashije kutaharenga. Urabyumva nyine, hari mu byigano bamwe muri bo bahasize n'ubuzima, kandi sinabakeya cyane, ni benshi bahasize ubuzima. Abahunze ni benshi, gusa nanone abahapfiriye ni benshi. Muri iyi minota mike cyane tuyitangiyemo itarenze 3, bamwe bahise batangira gupfa. Ushobora kwibaza ngo iyi filime dutangiye gutya iraza kurangira gute? Wa mugabo arangije aravuga ati ndasinze Nyagasani, ati ndatsinze, ndabatsinze, ndetse n'abandi bose ndaje mbatsinde. Uyu ni muntu ki? Ibyo bimaze kuba, twagarutse ku rundi ruhande. Nanone ya sanduku hari undi muhanda yaje yitambikamo. Witegereze undebere iyi sanduku, uyu muntu urimo ni muntu ki? Kubera iki nanone ari gutera ubwoba bano bantu? Witegereze undebere, imodoka zaraje nazo n'izindi modoka ku rundi ruhande ziraparika. Uri mu isanduku twamaze kumumenya, nyiri sanduku yaregutse. Ndetse ahangaha mu mazuru ye nakubwiye harimo amapamba, mu matwi harimo amapamba, mu ntoki ndebera ibintu yambaye nabyo by'umweru. Arangije noneho afata isanduku yose arayikingura. Ndetse abari baje muri za modoka nabo bamaze guparika, baje kureba ninde uri muri iyi sanduku. Bakimara gusohoka mu modoka zabo, nakubwiye ngo uyu mugabo ateye ubwoba. Ntago wari kwiyumvisha buryo ki umuntu ava mu isanduku akaza gusatira. Nabo batangiye gukina igisi, buri wese atangira kwiruka ize. Uyarangije aravuga ati mwibwiye ko muncitse, reka nze mbomeke. Nawe yagiye abakurikiranye, arabakurikiranye aho bari kwirukanka bajya, ntaho bafite ho kumucikira. Afite igipanga mu ntoki, afite inkota ndende, agenda buke buke. Reba ntabwo agendamo, ndetse ikiganza cye ni na kinini cyane. Yakomeje kuza basatira. Ibi biri buze kurangira gute? Ndetse
uko ari kugenda basatira bose bamaze kumusiga, ariko we yari afite imbaraga zo kuba yabageraho igihe ashakiye. Baje birukanka na babandi ba kare twatangiranye kare na ba Mukanya, bose baraje bahurira ahantu hamwe, bose baje birukanka bahurira ahantu hamwe, bose bafite ubwoba bananiwe. Aba barangije baravuga ati mwebwe muvuye hehe? Ati mwebwe se ahubwo muvuye he? Batangira gusigana ati twebwe yaraje atwirukanye, bisa nkaho bamuzi uriya muntu, uriya ni muntu ki? Ati yaraje atwirukankanye. Ndetse umwe muri batangira kuvuga ati njyewe rero ahangaha mpazi inzira, mureke dukomeze uno muhanda turebe ko twaza kugera mu muhanda munini. Ndetse abandi batangira kuvuga ati nanjye ndananiwe, reka mbe niyicariye mbanze niruhukire. Batangiye gutongana. Mugenzi wabo umwe aravuga ati kandi narababwiye, nabibwiye bishop, mbibwira buri umwe wose, ndetse n'uri apostle narabimubwiye, ariko bose banze kugira icyo babikoraho. Uyu wari ubakuriye ni pasiteri arangije aravuga ati umva ahangaha mpazi inzira rwose, nimuze tugende tuve muri aka gace. Ndetse bamwe batangira kuvuga ati nta nzira ihari, ariko pasiteri uri kutubeshya. Akomeza kubabwira ati njyewe ariko ndabizi neza, aka gace ntago ari ubwa mbere nkagezemo, aka gace ndakazi cyane, mureke dukomeze uno muhanda. Bakiri aho ngaho bari gusigana, n'ubundi wahereye karabahiga arabyabari hafi, ntabwo yigeze abajya kure. Yarongeye aragaruka kuri iyi nshuro, witegereze undebere. Bagize ubwoba bose batangira gusubira inyuma birukanka, ndetse basubiye inyuma yabahabuye. Yatangiye arangije kubakura imitima, buri wese atangira kwiruka ize. Pasiteri aravuga ati umva nimugende gake, gusa nubwo ari kuvuga ngo bagende gake, nawe ari kugenda yirukanka. Aravuga ati umva mube muhagaze. Yagarutse ahangaha arangije aravuga ati urabizi neza nta na kimwe tutaguhaye, ugiye gupfa urusengero twese twararize, ndetse turataka cyane, turakwinginze rwose tubabarire. Uri kwifuza iki? Ugiye gupfa kubizi ko watubabaje twese tukababara, ndetse na cyane nta muntu n'umwe dusengana utararize. None kuri iyi nshuro ni kubera iki utari gushaka nyine kuba watureka ngo dutuze urindire bagushyingure? Mbese muri make uyu mugabo bisa nkaho ataranashyingurwa, yamaze gupfa ariko ntarashyingurwa. Nyagasani uyu ni muntu ki? Ati rwose turakwinginze, ni pasiteri uri kubivuga, ati turakwinginze tureke twenyine, tureke twigendere, ntacyo tutakoze, twaguhaye buri kimwe cyose, nta kintu na kimwe rwose twigeze tukwima, none ni kubera icyo utatureka ngo twigendere? Turakwinjize rwose tureke, twese turi abana b'Imana, nta kibi twigeze tugukoraho. Uyu mugabo arangije aravuga ati rero ikintu ugomba kumenya ni kimwe, narababwiye kuva na kera hose, ndetse nababwiye na apostle, naramubwiye ati mugomba kuzanshyingura mu minsi 7 gusa. Kumbe uyu nguyu niwe twatangiranye arimo avuga ati nyine ya nkuru twatangiranye bavuga ko ari uwigomese akanga gushyingurwa mu minsi 21. Ndetse pasiteri yarangije avuga ati ubwo uri kumva twabigenza gute? Ati mubikore gutyo, niba mutabikoze gutyo rero ngo mushyingure mu minsi 7. Iyo minsi 7 nagira ngo mbabwire ko nimutabikora ni warning nje kubaha, nimutabikora mwese nzabarangiza, muri abo muri kumwe nta n'umwe muzasigarana. Nyagasani. Ndetse arangije arababaza ati niba muri mwebwe ninde utazi kubara iminsi 7 ugarukira kuri 6 utazi kugeza kuri 7? Ati ntawe. Rero reka nze ndaje nkwereke. Umugabo yavanyeyo imbaraga, hari imbaraga yavanyeyo, witegereze undebere imbaraga yavanyeyo. Pasiteri atitaye ngo ni pasiteri, ahangaha ntago bikora. Batangiye kwirukanka, ndetse uyu mugabo amaze kuvanayo imbaraga yaravuze ati mwese ndabarimbura niba mutemera kunshyingura mu minsi 7 yonyine. Batangiye kwirukanka kibuno mpamaguru, umwe agenda asimbuka undi. Witegereze undebere, uyu mugabo amaze gukwega imbaraga yarangije kuzikwega, nta n'umwe uri aho ngaho. Uyu ni muntu ki? Yamaze gukwega imbaraga, nta muntu n'umwe ukiraho, bose bamaze kurenga, bose birukase. Na pasiteri yabonye ibyo bitari bukore, arangije afata umwanzuro, ahunzwa nake karenge. Uyu amaze kumedita, amaze gukwega imbaraga ziwe, arangije aravuga ati ntago mwancika, ndakomeza mbakurikirane. Nawe yarabometse agenda inyuma ya buri wese, aragenda avuga ati aho mwaca hose ndaza kubashikira, nibyo muri kwigira ndabageraho. Kandi umugabo twabonye afite imbaraga zo kuba yagira ahantu hose ashaka igihe ashakiye, atarinze kugenda agendera mu mwuka. Ibyo bimaze kuba, babandi uko bagakomeje kugenda birukanka,
wibuke batangiye ari benshi cyane, gusa bamwe babipfiriyemo, baje birukanka bageze ahangaha barushye, bananiwe, bahereye kare birukanka, bageze ahangaha buri wese ari kunanirwa, ndetse ahangaha na ba bandi batashoboraga kwirukanka nagira ngo nkubwire ko kuri iyi shuro nibo bari kwirukanka ahubwo kurusha abandi. Baravuze ati tubanze turuhuke, ubundi ibi byose ninde ubiri inyuma? Mwabikoze ubundi nk'uko ari kubishaka, tukava muri ibi ngibi byose bikarangira. Mbese ni umuco wabo bizereragamo, bumvaga kuba barenga ku muco wabo nabo bishobora kuzabakoraho, rero bahitamo kwanga nyine kuba bamushyingura mu minsi 7 nk'uko yabishakaga. None witegereze, bakiraho n'ubundi ntaharagerega, yaraje mugenzi wabo umwe yari yananiwe, yamuturutse inyuma, abandi batangira gukina igisi, batangiye kwirukanka nyagasani, ndetse aramufata aravuga ati iyi roho yawe yo ngomba kuyikenyereraho, iyi roho yawe ndayitwara. Nawe tayari bamaze gufata ku mutwe we yahisabura. Uyu mugabo nakubwiye ngo yiyemeje ati nibatamushyingura mu minsi 7 gusa, haracyari kubura iminsi 4. Hamaze gushira 3 apfuye, ngo bategerezaga iminsi 21. None aravuze ati 7 niyagira mutarashyingura, iyi niyo warning mbahaye, mwese ndaza kubarangiza, ndabica umwe kuri umwe, ndetse ndanabica umusubirizo. Arangije aravuga ati abandi bancikiye he? Atangira kureba hirya hino, gusa mugenzi wabo umwe tubonye barangije kumuhitana. Mugenzi wabo umwe ararangiye, witegereze undebere, arangije areba aho abandi barengeye, aravuga ati namwe ndabaziye, nabo agomba kubakurikira, nta n'umwe ari buze gusiga. Yakomeje gutera igitambwe, yabahaye gasopo banga kubyumva, aravuga ati ndakomeza mbakurikire, aho muri buze kujya hose ndi kumwe namwe. Ubwo mwibwiye ngo mwanyihishe, aho muri buze gukatira hose nta na hamwe ntazi, ndi kubareba aho muri kunyura hose. Witegereze undebere, ageze ahangaha wibuke afite inkota yiwe itari kumuva mu ntoki, yaje ahangaha arebye hakurya arababona, ntago ari kurebesha amaso, ariko nanone niba umutwe we harimo amaso, niba ari kubitegereza gute? Ibyo ni ibintu wakwibaza. Bakomeje kuza birukanka ahangaha, nakubwiye ngo barushye, ariko ibyo ntabwo bikora. Bidatinze bageze ahandi hantu nanone, ahandi hantu hatandukanye naho bari bageze ahangaha, barangije bavuga ati pasiteri wagize ikintu bikoraho. Pasiteri arangije aravuga ati njyewe ngiye kubagira inama, iki kintu cyashoborwa n'amasengesho, mureke dusenge Imana, twiyambaze Imana, hanyuma rero ndabizi neza ko iri buze kurwanya uyu muzimu. Abandi barangije baravuga ati okay nta kibazo, ariko biragoye dupfe kubikora. Pasiteri arangije aravuga ati ntago ari ngombwa gupfa kubikora, ni mubikore kuko bibari ku mutima, ni mubikore mubikuye ku mutima. Batangira gusenga, umwe asenga undi asenga, ndetse basengeye ahangaha muri gurupe. Barangije bavuga ati Mana turakwinginze, rwanya iri dayimoni, rwanya iyi sekibi iri kutugendaho, turagusabye Mana nyagasani, turakwinginze ngwino ube hafi yacu. Bakiraho baracyari mu masengesho, kumbe uranga nawe yahageze yumva bari kumurwanya, yaramumvise. Bakomeza gusenga umwe ku wundi, arangije aravuga ati muri kurwanya. Yarahagurutse aza bukeya, bose bari gusenga bahumirije, nta n'umwe uri kumureba. Yitegereje inyuma ahabona pasiteri, arangije aza bukeya. Pasiteri ni wowe ubizanye ubundi ibi bintu by'amasengesho. Witegereze pasiteri aranga arimo arasenga, ntago azi ibiri kujya mbere, ndetse yakomeje gusenga ahamagara Imana ati Mana imbaraga zawe turazizi ko zishobora byose, nta na kimwe cyakunaniye, ndetse abakwiyambaje bose warabataba nyagasani. Pasiteri yari urushyi, abari bari mu masengesho bose bari basinziriye bahumirije, bagiye kumva bumva urushyi rurariye, bose batangira kwirukanka, kandi bari bumvikanye ko nta n'umwe uri buze kwirukanka. Ariko kuri iyi nshuro buri wese yatangiye kwirukanka aharanira nyine kuba yatabara amagara ye, ndetse pasiteri ari urushyi, sinzi niba ari buze kuharokokera. Pasiteri yakomeje kugenda acumbagira, yazengereye ameze nk'uwasinze, abandi bose birukansi baramusiga, akomeza kugenda atembagara, agenda agwa hasi. Se biraza kurangira gute? Ndetse baba Kristo be bageze imbere, kumbi cya kigabo nacyo kiri kuza kimusatira. Pasiteri kuri inshuro anaharenga, biraza kugenda bite? Iki kigabo gifite urushyi, gifite intoki enye, mu gihe ubundi mu busanzwe umuntu agira intoki 5, ariko cyo gifite enye. Cyakomeje kugenda kimusatira, abandi nabo bagenda birukanka, bagenda bagwirirana, umwe akurura mugenzi we ati winsiga.
ati nanjye wisiga. Pasiteri nawe nubwo yakubiswe urushyi ntabwo yahagaze, nawe kwirukanka byakomeje biragenda. yavuga ati ndahasiga ubuzima, ninareba nabi ari abasimbuka abandi ari ababakandagira, ibyo ntabwo babyitayeho, buri wese ari guhungisha amagara ye. umugabo uri ahangaha babonye adakina kandi yamaze kubabwira ko nta n'umwe uri busigare. barangije bagarutse inyuma baza kureba pasiteri wabo, baragiye barazenguruka. bageze ahangaha aba batangiye kuvuga ati pasiteri twihanganire twagusize, ariko ndabizi ko nta n'umwe wari buhagare. pasiteri yariye urushyi, umusaya urahengama, reba ukuntu amaraso yipfundikanze mu itama. ndetse barangije baravuga ati pasiteri humura rwose biraza kugenda neza, reka tuvangaha tugende. baramufashe baramubwira ati reka tukwandaze tugutahane, nta mbaraga afite pasiteri kugenda wapi. bamufashe akaboko baramutahana. niwe wari ubabwiye ati muhagarare dusenge ntihaze kugira n'umwe wiruka, ariko nanone kiriya kigabo kirahageze nta n'umwe wahagaze, bose bahise birukankira icyarimwe. ibyo byose bimaze kuba, hari bamwe muri bo batagishoboye no kugenda. buriya hari urugendo ukora ukaba wananirwa, wagerageza no kunyeganyeza amaguru bikanga, imbwa zikagufata kugenda bikanga. ibyo byarabaye. kumbi cya kigabo aho bari kuza bahungira cyabatanze imbere, cyateze igisongo hano imbere, witegereze undebere nawe. cyaraje kiyicarira ahangaha ntiwakibona kitakwiyeretse. uyu mugabo yiyereka umuntu ashaka, ndetse yaraje aricara. umwe muri bo yaje yirukanka ari imbere ya bose, yakwetuye rwose, yashwekuye, ari kuvuga ati reka nirukanke kitamfata. kumbi cyateze igisonga imbere, cyafashe inkoni kirayitambika. nyagasani yaraje bidatinze mu gatuza cya gisongo. mana yanjye nakubwiye ati iyi filime niwayireba ukayirangiza abizi neza ko uri buze kubonamo byinshi utaruzi. ndetse iki kigabo kimaze kumutera cya gisongo, cyamuteza inkoni, araza yikubita muri cya gisongo, cyatangiye kugenda no ku bandi. nta mahoro kifite kubaha iki kigabo cyakiyemeje, nta mahoro ari buze kubaha. umugabo uri ahangaha yabaziye. ibi byose niki kiri kubitera? twabimenye nabyo, banze kumushyingura mu minsi 7 gusa yabahaye, ngo barashaka kuzamushyingura mu minsi 21. abantu barahabuse. ndetse ahangaha bamwe mu nsengero zigiye zitandukanye baje kureba aposito. ahangaha baravuga ati none aposito impamvu ndahangaha urabizi? ati cyane rwose ndi kubikeka, ndi gutekereza ko ari kuri iriya mpamvu. uyu mugabo arangije aravuga ati nagira nkubwire ko igiti cya iriko cyaraguye, noneho endubu nayo yaje kwiyunga kuri nyagasani, witegereze undebere. ndetse uyu mugabo arangije nawe nta kindi yakoze, arangije aravuga ati ibyo bintu uri kuvuga se ni ibiki? ntabwo nshatse kubisobanukirwa neza. ati ntabwo byanashoboka ibyo ushatse kumbwira, ndabizi cyakuzanye ahangaha ntabwo kiri buze gushoboka. urabizi twebwe mu muco wacu tugira buryo kidutwara ibintu byacu, kandi nanone ikindi ugomba kumenya, idini ryacu rigira amategeko n'inyigisho tuba tugomba kubigenderaho. ndetse yahise yibwira icyo yaraje kumubwira. abantu bose bamaze guhabuka. ndetse arangije aravuga ati icyo ugomba kumenya rero, ibyo ushaka ntabwo byakunda. uyu mugabo nawe arangije aravuga ati aposito nibyo ndi kukubwira, ndi kumva rwose wasembye, wakomeje kubisimbararaho, ariko nagira ngo nkubwire ko abakristo bose nuramuka udashyinguye uriya mugabo mu minsi 7 gusa, abakristo twese biraza kuturangirana. umenye ko nawe utari buze gusigara, nta n'umwe uri buze gusigara. uriya yagarutse kandi nta n'umwe ari buze kubabarira muri twebwe. witegereze urebe akantu ku kandi. ndetse aravuga ati ibyo bintu muri kugenderaho ngo by'imyemerere, ibyo bintu muri kuvuga ngo by'imico yanyu, ibyo bintu mwaretse tugashyingura uriya muntu bikarangira muri iyi minsi 7 abantu bakabona amahoro. none rero nutabikora uri kumva ikigiye gukurikiraho. tekereza kuri izo ngaruka nawe zishobora kuba ku bakristo bacu. none se uzasigara ubwiriza nde? abakristo bose nibamara gushira tayari abambere barangiye. ndetse uyu aposito nawe arangije aravuga ati umva nanjye rero nagira nkubwire ko bishop atarabyemeza ngo yemere ko tugomba kumushyingura mu minsi 7. nanjye nta gisubizo mfite, kuko buriya inzego zirarutana, ntabwo yafata umwanzuro abibukuru batarabyemera. nagira ngo nkubwire ko ibyo bintu rwose ntabwo byashoboka. ndetse ntiwuzongere no kwirirwa wigora ushaka kubimbwira, ndabiguhakaniye ubu ngubu ntabwo twamushyingura mu minsi 7. nimutegereze iminsi 21 ndetse akomeza guhakana. gusa uwo banze gukingura mu minsi 7 twamubonye nta neza ari kubagira bose, yavuze ko ari buze kubamara mu gihe batabikoze. ndetse arangije aravuga ati
erega ahangaha ni ukuvuga ko inzego zigenda zirutana, rero tuba tugomba no gufata imyanzuro yaturutse ibukuru tukaba ariyo natwe tugenderaho. uyu aravuga ati ariko nanone ibyo bintu ndikumva bitagakwiye gutera ikibazo ngo ube wabishyira bishopu, natwe twabyikemurira. uyu aravuga turamenye ntabwo nakwinjira muri izo inshingano zanjye ni ugukora nanjye ibyo bantegetse, kandi nanone ntiwongere kumbwira ibyo bintu ubyibagirwe, nta kintu na kimwe twabikoraho, ntabwo tuzamushyingura. arabihakanye aposito, arabyanze ndetse aranavuze ati bishopu nawe ndabyizera 100% ko atabyanga. hari ibyo yatangiye kwibuka sasa uriya mugabo amaze kumubwira kuriya. umunsi umwe yari ari kumwe n'uriya mugabo twabonye ari kwica abantu, ari kuvuga ngo bamushyingure. yari ari kumubwira ati rero icyo ugomba kumenya cyo ntabwo tuzigera tubikora na rimwe ngo tube twagushyingura iminsi 21 itageze. mbese uno mugabo yabanje kubaha warning cyangwa se umuburo, yabanje kubaburira, arababwira ati nimutashyingura mu minsi 7 mumenye ko rwose nta mahoro muzagira. aposita arangije aravuga ati rero nagira ngo nkubwire ko ayo mategeko yawe nubwo uri umwe mu bibukuru, ayo mategeko yawe umenye ko atahita akunda urusengero rwacu rwose rugira imyizerere yarwo, kandi nanone inyigisho rutwigisha ntabwo twakazisimbutse, tugomba kuzikurikiza. ni nayo mpamvu nyine tuba twarakurikije inyigisho zarwo, niyo mpamvu nta muntu n'umwe waza ngo aduhindure. rero ibyo bintu byihorere kandi unabyibagirwe, umenye ko tuzagushyingurira iminsi 21 nk'iy'abandi bose, nk'iyo nyine dusanzwe dukoresha ku bandi bantu. ibyo bintu bizirikana ubishyire mu mutwe wawe. ndetse uyu mugabo arangije aravuga ati oke ndabyumva, ariko nanone ikindi wagakwiriye kumenya ko ntabwo ndahangaha rwose nanjye ngo nze mbyangize, ariko n'igihe jyenyine byaba bibayeho byose bikarangira. rero niba udashoboye kuba wabikora ngo mukore nk'ibi mbabwiye, tuzaba tureba ibizakurikiraho, ntabwo ndi kubinginga. ndetse uyu mugabo yaraje ahangaha abwira aposito anamutera ubwoba, aravuga ati ntabwo ndi kubinginga, ibyo byo ubanza ubimenye, nta mbabazi ndi kubasaba, nta nubwo rwose ndi kubasaba, byose ndi kuvuga ahangaha ni ibintu mwagakwiriye gukora. ibyo bintu by'imyemerere yanyu ya kera, imyemerere se ni ibiki? ibyo byanahinduka kuko byose byakozwe n'abantu, rega byashyizweho n'abantu. rero ikintu ngiye nkwisabira ni kimwe, niba muri gushaka amahoro kandi niba mwumva mushaka kuzakomeza mukabaho neza, ndashaka ko munkorere ibyo mbasabye. ninaramuka nitabye Imana, ninaramuka mpfuye, muzamfate mushyingure mu minsi 7 gusa. 7 rero niyaramuka irenze, nagira ngo mbabwire ko mwese, wowe n'abayoboke bawe ndetse n'uwo bishop uri kugenda ukangisha, nagira ngo nkubwire ko nta n'umwe muri mwebwe uzasigara. mwembi nzabataka, ndetse kuba mwashyingura muri iyo minsi 7 niko kwiha umutuzo. uyananije aravuga ati mu izina rya Yesu nagira ngo nkubwire ko ibyo nawe bitashoboka, kandi nagira ngo nkubwire ko nta n'icyo uri cyo muri aka kanya, uri umuntu nk'abandi, ugomba no kugendera ku mategeko nk'ay'abandi bantu. nta mpamvu nimwe wazangaha nguze ushyireho amategeko yawe, wowe urinde. uyu nawe arangije aravuga ati nanjye rero si uvuze ko ndi umuntu nk'abandi, namwe ayo mategeko mwayashyizeho muri abantu, kandi narinje ahangaha nawe kuguha umuburo, narinje kukuburira. ibyo bintu aposito nutabyitondera ngo ubikore gutyo mbikubwiye, ndetse ngo uzanabigiremo uruhare runini, nagira ngo nkubwire ko nawe nta mahoro uzigera ugira, kandi ubizirikane, ubishyire mu mutwe wawe, ubizirikane cyane. njyewe ntabwo ndahangaha ngo nze guterana amagambo nawe, ndahangaha ngo nkubwire icyanzanye kandi nakikubwiye. aposito ugendemo gake, ubigendemo gake, ibi bintu ntubitanishe, ubitekerezeho, kandi ngenda nigendeye. kuri uwo munsi yamuhaye warning, naho aramubwira ati ngenda ashaka ko muzanshyingura mu minsi 7. arangije arigendera, asiga aposito ahangaha, asigara abitekerezaho, aribaza ariko se uyu muntu ni nyabaki? ati nanjye rero aposito nagira ngo nkubwire ko ibyo bintu ntegese ntabyo nzakora, nta kintu na kimwe nzabikoraho, kandi ugomba kugendera ku mategeko y'urusengero rwacu. niko aposito kuri uwo munsi yamubwiye. witegereze ureba akantu ku kandi, ndetse aposito ahangaha asigara anabitekerezaho, aribaza ariko se ubundi uyu muntu ni muntu ki? nawe kuri uwo munsi byaramucanze,
abyibazaho, ariko nanone ntabwo yigeze abona igisubizo. Azunguza umutwe, bigaragara ko uyu mugabo bisa nk'aho ibintu ari kubabwira ari ukubatega iminsi kandi ari ibintu yizeye, nibyo yari ari kwibuka. Sasa tugarutse kuri uyu munsi wa none, uriya mugabo yamaze gupfa, banga kumushyingura muri ya minsi 7 yababwiye. Apostoli mahangaha hari uwaje Nyagasani. Apostoli ikanga aravuga ati maraso ya Yesu Nyagasani, mu izina rya Yesu. Arikanga arahaguruka, kandi uko yahagurutse uwaje yamuhaye warning. Arangije avuga ati urahanga ukora iki? Urahanga ukora iki? Ndagutokesheje mu izina rya Yesu, ndagutokesheje mu izina rya Yesu, ndakwamaganye. Ndetse ibyo byose ari kuvuga, uyarangije aravuga ati ubivuga uko ubishaka, nagira ngo nkubwire ko iminsi 7 igiye kugera, nagira ngo nkubwire ko biriya bintu nimutabihindura ngo munshyingure mu minsi 7 naguhaye kandi narabikubwiye, ni amasezerano ngewe nawe dufitanye, ni ibintu nakwibwiriye, nguha n'umuburo. Rero ushaka buryo ki wabikora, kandi nutabikora nagira ngo nkubwire ko ingaruka muri buze kubona wowe n'abayoboke bawe. Nagira ngo nkubwire ko ingaruka muri buze kubona zizabagiraho ingaruka mwese, ndetse nabo muzabyara. Uyanangije aravuga ati ariko nagira ngo nkubwire ko nanjye kuri uriya munsi naguhakaniye ko ntazigera ngushyingura mu minsi 7. Ndakubwiye ko ngomba kuzagushyingura ari uko hashize iminsi 21. Ntabwo nigeze numvikana nawe iminsi 7. Kandi nanone nagira ngo nkubwire ko ntabwo nteze guhinduka. Uru rusengero rugira amategeko ndetse rugira n'inyigisho zago, tugomba kuzikurikiza. Rero wiza kuvanga ibintu bibiri ntabwo byashoboka. Wiza kuvanga iyo myumvire yawe ndetse n'amatwara yawe ngo uyavange n'amategeko y'idini ryacu, ndetse ngo ube wayavanga n'inyigisho zacu, kuko ntibyahura. Ndetse uyu mugabo arangije aravuga ati rero nanjye ndanishaka kugwa undi muburo wa nyuma na nyuma, nimutanshyingura mu minsi 7 mwese ndabangiza, nangize n'urwo rusengero muri kuvuga, ndetse n'ibyanyu byose n'abanyu bose ndabangiza, ndabarimbura. Ntabwo ndahanga ngo ngusabe. Urya munsi nakubwiraga ntuje nitonze, mubwira gake gake, ariko kuri inshuro ndabarangiza mwese, ndabarimbura mwese, nta n'umwe uri buze gusigara. Pasiteri arabigenza ate? Ndetse ni warning yaramuhaye ya nyuma, ahita yigendera. Pasiteri arikanga, ibi biri buze kurangira gute? Ko urugamba rukomeje gukomera, abambere bamaze gupfa, abandi nabo ntago turamenya aho baherereye, gusa aho bari hose bari mu rwihisho. Ndetse pasiteri nawe yaziwe. Pasiteri arangije aravuga ati ariko se nanone ibi bintu wa mugani tubigenze gute? Ibi bintu tubikore gute? Pasiteri yagizemo akoba, yamaze kubona ko uriya rugabo ruriseriye, kandi icyo ataramenya nuko hanze abantu bamaze gushira. Satwe twabibonye, nawe ujya asigaye ahangaha byibaza, byamubanye ibibazo byinshi mu mutwe, bimubana umurundo. Aravuga tubuse tumushyingure se muri iyi minsi 7 cyangwa turindire 21? Ariko se ninafata umwanzuro Bishop atabizi, byo biri buze kurangira gute? Twari twasize uriya muzimu w'uriya mugabo wagiye kwihaniza Apostle, wamubwiye ati Apostle narakubwiye ati ugomba kunshyingura mu minsi 7. None iminsi 7 ndi yaramukirenze, muraza kubizira. Ndetse bamwe mu bari bahagarariye ririya torero, hari umwe muri bo yabashaga kuba yaza kuvugana n'umuzimu w'uriya mugabo, ari nawe wakomeje gutuma cyane. Yaraje ahangaha agiye kujya mu modoka ye, asanga wagezemo kare. Uyu mugabo araje aravuga ati umva, ikintu ugomba kumenya cyo ni kimwe, ugomba kuza umpa igisubizo kizima. Kwanza banza winjire mu modoka, nta mpamvu yo kuganira umwe ari mu modoka undi ari hanze. Uyu muzimu niko wamubwiye ati cara utuze ndetse utungane, ubundi umpa amakuru yose y'ibyavuye mu byo nagutumye, njyewe naguhaye ubutumwa. Rero nzanira ibisubizo by'ibyavuye mu byo wabonye. Umugabo arinjira aricara afite ubwoba, ndetse arangije atangira kuvuga ati nakoze uko nshoboye kose, nashyizemo imbaraga zanjye zose, ariko banze kunyumva ngo ntago bagushyingura mu minsi 7. Nyagasani, umuzimu urarakara, amaso utangira kuyakanura, urangije
uramwitegereza uyu mugabo akomeza kuvuga ati aposito namwinginze, namubwiye uko ashoboye ndetse ndanamubwiye ati ntanaguha buri kimwe cyose, ariko nanone uriya mugabo tukamushyingura mu minsi 7 yanga kubyemera. Rero nanjye nta kindi nari gukora, nakomeje kumuhatiza. Uyu aravuga ati umva ceceka, wivuga ngo nta kindi wari bukorere ga, ibyo gukora biracyahari, nta mpamvu yo gucika intege, nta muntu w'iwanjye ajya acika intege, ibyo by'ubanze ubimenye. Uyarangije aravuga ati ndabyumva rwose, ati rero ugiye gukora buri kimwe cyose paka bashyinguye iminsi 7 itararenga. Ndetse bidatinze uyu mugabo yahise aza ahangaha, aza kureba bamwe mu bari bagize itorero. Hari umugore yaza kureba ahangaha, uyu mugore yitwa Esiteri. Arangije aravuga ati Esiteri, mukora uko mushoboye kose, uriya mugabo mumufate mugende mumushyingure iminsi 7 itararenga. Kandi ngo no muri Bibiliya haranditse ngo ibya Kayizari mu bihe Kayizari, iby'Imana nabyo mubihereza Imana. Rero uriya mugabo nawe ni mumuhe ibyo ashaka nyagasani. Ese bari buze kubigenza gute? Ati uriya mugabo ni mumushyingure mu minsi 7 nk'uko ari kubishaka, kuko nanone nimutabikora ngewe ndi kumva muri buze kuba muri kuvanga ibintu, ni mumuhereza ibyiwe. Niko uno mugabo yaje gusaba uyu nawe wari ugize bamwe mu bari bagize komite nyine ya ririya torero yitwa Esiteri. Aravuga ati ngewe yanyibwiriye ati nimwaramuka mutabikoze mumenye ko uyarangije tamutanguranwa. Aravuga ati umva, ikintu ugomba kumenya cyo ni kimwe, ngewe rero ikintu nkeneye nuko uzumbwira ati aposito yabyemerewe na bishop, naho ngewe ntago ndi uwo hejuru ku rwego rwo hejuru ku buryo nafata iyo myanzuro. Wowe genda ubabwire niwumva aposito na bishop babyemeye nta kibazo, uriya mugabo turamushyingura. None se baba babyemeye, ngewe ndinde wo guhakana ibintu byemejwe na aposito ndetse na bishop? Nawe ndi wowe kuba nabihakanya, wowe uzumbwira ati byakunze ntari bindagufasha. Ndetse uyu mugabo arangije aravuga ati erega ni amahitamo yanyu, kumufata mukamushyingura igihe ashakira ni ukwikururira ibintu byiza, nanone kutabikora mwese abagize komite n'abandi bayoboke banyu mwese murapfa nyagasani. Ese arangije aravuga ati uri kuvuga ngo iki? Niko ndi kukubwira nyine, ibyo bintu ndi kukubwira niko kuri, bimenye ubishyire mu mutwe wawe. Ikintu ugomba kumenya cyo nuko uriya mugabo nta numwe azababarira nimutamushyingura iminsi 7 itararenga, mwese muri abapfu. Ndetse n'abayoboke banyu nta numwe uzasigara, n'abavandimwe banyu n'ababyeyi banyu ndetse n'abana banyu mwese nagira ngo mbabwire ko mugiye kurimbuka. Uriya mugabo nibwo butumwa bwa nyuma yampaye, kandi yambwiye ngo iminsi 7 iregereje. Esiteri arangije avuga ati ariko ibyo bintu uri kuvuga ni ibya nyabyo cyangwa uri kurota kanura? Esiteri yanze kubyumva, ntabwo baramenya ibijya mbere. Twabonye twe abambere baramaze no gupfa hakiri mu minsi 3, witegereze urebe. Ndetse uyananije aravuga ati okay, niba mutabyemeye ngewe ubutumwa bwanjye nabusohoje. Twagarutse mu biro kwa aposito, arahangaha ari gusoma ijambo ry'Imana, arahangaha agiye kurambura, ariturije yimereye neza, ibintu ni amahoro gusa. Bamuhaye gasopo anyagasani, akiri aho wari uwaje. Nakubwiye ati uriya mugabo yaje nanone yagarutse kumuha gasopo ya nyuma. Arangije aravuga ati umva, urahanga ukora iki kandi ko nakubwiye ko bitakorwa biriya bintu? Aposito aramuhakanira. Uyu mugabo arangije aravuga ati aposito uri umugabo w'indashima, uri umugabo w'indashima ndetse cyane, nongere mbisubiremo, nyuma y'ibintu byose ndagukoreye. Uyu mugabo niba ari biki yamukoreye, aramubwira ati ndagukoreye buri kimwe. Uyu arangije aravuga ati ariko kubera icyo uri kuza uvuga gutyo, we nakubwiye ko bidashoboka, dufite inyigisho tugenderaho z'idini ryacu. Uyu arangije aravuga ati rero nanjye nagira ngo nkubwire ko mugomba kubishobora, nagukoreye ibintu byinshi, nta nyiturano wigeze umpa, none ku bufasha butoya ngusabye wanze kubumpa, ndakwisabiye ngo mushyingure mu minsi 7, urabyanze. None rero niba ubyanze narinje kuguha warning, niyo ya nyuma na nyuma. Wa mugabo arangije arigendera. Aposito aravuga ati ntabyo nzakora mu izina rya Yesu, genda mu izina rya Yesu, ndakutokesheje, ntabyo nzigera nkora ibyo bintu uri gushaka. Twagarutse kuri babandi bari mu gisagara hano birukase bananiwe guhera kare, bamye birukanka bageze ahangaha bahuye na Sekibisasa. Wa mugabo arangije aravuga ati ariko se ubundi muri mwebwe ninde yasobanura impamvu muri kwirukanka? Mwahereye kare mwirukanka, muri kwirukaswa n'iki? Mwese
ndetse umwe muri barangije aravuga ati ni ukuri rwose Ebundu nyagasani, uno mugabo yitwa Ebundu kuva na kare hose twari tutaramenya izina rye. Ati wishe abana banjye, wishe abavandimwe wanjye, wishe buri umwe wese n'inshuti zanjye, nta n'umwe usigaye. Ntabwo dushaka ko izi ntambara zikomeza. Urangije ahita azamura ibibaraga aravuga ati abo niba narabishe nawe ndaje nkukurikiza. Ahubwo yazamuye imbaraga batangira kugwirirana. Hari imbaraga yazamuye buri wese agwa ku wundi, buri umwe agwa ku wundi. Ahangaha ikiba gikurikiyeho buri wese n'ugukizwa n'amagara ye nyagasani. Batangiye kwirukanka buri wese ahunga, undi ahunga nyagasani. Ibi biri buze kurangira bite? Ndetse ahangaha udafite imbaraga aba agomba kuhapfira. Baje birukanka bagera ahangaha bananiwe, mugenzi wabo umwe ameze nabi. Baravuze ati reka tumusasire ahangaha turebe buryo ki twaba tumuhungeza, turebe ko ubuzima bwe bwagaruka. Gusa nta kabaraga na gakeya, yahereye kare yirukanka. Noneho bigakubitana na ba bantu batajya bakora siporo, wa muntu usanga amara ukwezi cyangwa imyaka ingahe nta siporo arajyamo, ugasanga siporo yakoze nizo kuva mu rugo agera ku isantere. Baje ahangaha kumuhungeza, baramuhungeza wenda ngo barebe ko yakongera kugarura kuka. Nawe ari mu bagenda bakiraho, cya kigabo cyahageze kirangije. Umwe muri bo umusore wari ubarimo yariye urushyi. Ahangaha urya urushyi ukagira ngo ni inkuba, kandi iyo umaze kurya ruriya rushyi nta kubaho kundi, ubuzima bwawe buba buhagarikiye aho ngaho. Ndetse batangiye kwirukanka, mugenzi wabo barahamutaye. Buri wese yatangiye kwirukanka ahungisha amagara ye, mugenzi wabo barahamutaye. Ikigabo gikomeza kuza, nakubwiye ngo gifite uruganza, cyaraje ku mutwe w'uwo bamaze kuhasiga, kirangije kimukoraho. Ibyo byarabaye. Twagarutse ku rundi ruhande, hari umurara ahangaha uvuye kwiba banke, yaje yirukanka arakurikiranwe. Gusa icyo atazi, witegereze ukomeze uyirebe uze kuyirangiza. Nakubwiye ati iyi filime niba ugira ubwoba ndetse niba utagira n'ibitwenge, nanone nako iyi filime ni byose. Uyu mugabo yaje yirukanka ahangaha avuye kwiba kuri banke, ndetse afite n'intwaro. Ibyacu bidatize twagarutse kuri pasiteri mu bishanga, arimo ararira amarira yamurenze. Tekereza, pasiteri nawe yari ari mu bahagarariye rino torero, ariko niwe wa mbere uri kurira. Arangije aba baraje baraboroga, pasiteri arababwiye ngo abandi bapfuye. Ndetse barangije baravuga ati natwe twese turashize, hakurikiyeho iki? Bose batangiye kugira ubwoba ati natwe twese turapfa. Ati njye ntabwo ndi bupfa ubu ngubu, kandi nta nubwo nongera kugenda inyuma. Bose bagize ubwoba. Pasiteri akomeza kurira nyagasani. Kumbi pasiteri ntabwo ari we, ahubwo cya kigabo, uriya muzimu watangiye gufata amasura ya bagenzi babo. Ahangaha barashira noneho umusubirizo, kuko bazajya baba bari kumwe bazi ngo ni mugenzi wabo, kumbi ni wa muzimu wabatase. Ndetse bari ahangaha hari umugabo utabivumbuye, cyarahagurutse buke buke, yari ahangaha ari kwibaza ati ubuzima bwacu koko buraturangiranye urushyi. Yari urushyi rwihuse nyagasani, bagukubita urushyanga ukagira ngo ni isasu, ukagira ngo ni inkuba. Abandi bose bakimara kubibona bahise batangira barirukanka. Bari benshi bacicikanye nyine, buri umwe yagiye acukwe, ndetse bidatinze uko bakirukase. Twagarutse kuri pasiteri mwenyewe. Mu kanya twabonaga uriya muzimu wambaye isura ye, yaragarutse ahangaha arongera arababwira ati nimuze dusenge, wowe ubundi turagutsindisha amasengesho. Barangije batangira gusenga. Ubwa mbere turabizi byaranze, ubwa mbere barasenze. Pasiteri yahaririye urushyi kuri uwo munsi, niba muri kubyibuka mu gice cya mbere. Ubwa kabiri naho arababwiye ati noneho ntihaze kugira uwiruka, kandi kuri urya munsi yarabivuze niwe wirukanse mu ba mbere. Noneho aravuga ati nimushyiremo imbaraga mwese, mwongere ukwizera kwanyu, ubundi dutangire dusenge. Batangiye gusenga baravuga ati imbaraga ziri mu ijuru nizimanuke, abamarayika baze, ingabo zivuye mu ijuru zose zize, muze murwanye ino sekibi. Mana turakwingize ngo dutabare. Noneho kuri uyu munsi amasengesho yarakoze, kiriya kigabo cyari kitambitse inzira bari buze kunyuramo. Kuri iyi shuro noneho amasengesho yarakoze ayo basenze. Ubwa mbere ho byari byanze, ariko kuri iyi shuro noneho birakunze. Ahangaha rero sasa bikimara gukunda, buri wese yatangiye kwirukanka.
ubwo uriya mugabo avuye mu nzira bagombaga kunyuramo, ubwo bari babonye akanya ko kuba batambuka, batangiye kwirukanka kibuna mpamaguru, buri wese ahunga, buri wese agenda ataka ibye. Ibyo byarabaye. Twagarutse ku rundi ruhande, nakubwiye ngo ni agatsinda k'abantu benshi bahoze ari igitsinda kinini kare, ariko biciyemo ibice bitewe n'uko kiriya kigabo cyakomeje kubahiga kenshi, cyakomeje kubahiga cyane. Bakomeje kuza birukanka, bagenda birukanka imihanda, ndetse baraje bicara ahangaha bararuhuka, babanza kwiruhutsa. Turabizi kuva na kare hose, bahereye kare hose birukanka, bicaye ahangaha baba baruhuka. Hari gurupe imwe twabonye irimo pasiteri, hari n'indi gurupe iri ahangaha sasa ntaho ihuriye n'iriya y'abapasiteri. Kare bari abantu bamwe, ariko kuri uyu munota ni abantu nyine batandukanye, nta nubwo agace barimo bose bagasobanukiwe. Ndetse barangije baravuga ati ubu byose birarangiye, ubu noneho twese ubu namaze kubona ko tugiye kuba twapfa. N'ubundi uriya mugabo nta muntu n'umwe afitiye impuhwe muri twebwe. Dushaka rero sasa, hari mugenzi wawe uraha, hari icyamuziye mu gihe abandi barangaye. Cyaraje gifata ku mutwe, barakibona. Kimaze gufata umutwe, ijosi cyararihumbanyije, ndetse mugenzi wabo cyabikoze bareba abandi bagenzi be. Bose barangije baravuga ati mu izina rya Yesu turagutokesheje. Ariko bo bari kubwira twabonye bidakora, ndetse umugabo baramufashe. Kiriya kigabo hari ukuntu kigufata roho yawe kikayitwara kikayimira, nawe nibyo cyamukoreye. Ndetse abandi barangije barirukanka, bakizwa n'igitsi, batangira kwirukanka kugira ngo kitaza kugira undi gifata muri bo. Gusa mugenzi wabo arahagendeye. Ibi biri buze kurangira gute? Apostle ari buze kwemera se kumushyingura mu minsi 7, kandi yamubwiye ngo iminsi 7 igiye kugera, hari kubura umunsi umwe. Bidatinze wa muzimu wa mugabo yahise uza kureba wa mugabo bumvikanaga kare. Uriya mugabo yitwa George, ndetse urangije uravuga ati George, ndabizi uri umugabo w'umunyabwenge, ndetse ufite n'impano ikomeye cyane. Rero ngewe hari ikintu kimwe ndi gushaka kukubwira kugira ngo unkorere ibi bintu byose, kuko ndi kubona narinda kumara abantu bose. Apostle natabikora ndabarangiza. Rero ikintu ugiye gukora we ni kimwe, ugiye kugenda unyishyingurire Nyagasani. Ngo agiye kurenga ku mategeko, agenda umushyingure. Ahangaha ntabwo byumvikana, itorero ryose baguhitana. Ndetse uyu mugabo arangije aravuga ati zana akaboko kawe nguhe ahangaha imbaraga, hanyuma rero ube wamfasha aka kazi. Umugabo yarabyemeye Nyagasani. Bari abantu noneho barashize, sibwo batangiye kugenda biyunga, bariyunza ahangaha. Umugabo yamuhereje ikiganza, bamaze guhuza ibiganza, ndetse uyu mugabo hari imbaraga yakuruye. Barangije bahita babura, bombi bahise baburira aho ngaho. Ntiwamenya ngo barenganye he. Ibyo byarabaye. Sasa ibyo bimaze kuba rero, abaje birukanka nabo bose bari guhunga. Hari aho batungukanye handi, barangije baraza bicara hangana, none baravuga ngo tunywe turuhuka. Bakira aho hari ijwi ryaje rirangije rero babwira ati erega turi kwica buri umwe wese. Noneho bumva n'ijwi ry'umugore, kandi kuva na kare hose bumvaga ari ririya jwi rya embundu, none bumvisemo irindi jwi ry'umugore. Baravuga ati turapfuye noneho rero. Ndetse rirababwira ati noneho turi kwica buri umwe wese. Batangiye kwirukanka, batangira guhunga, buri wese ahunga. Noneho na babandi bari kumwe baratandukanye, bari bakoze akagurupi bari buze kugenderaho. Ariko kuri iyi nshuro ntago byakunda, buri wese yirukansize, buri wese ahungukwe, ndetse baratandukanye. Ibyo byarabaye. Hari mugenzi wabo waciye aha wenyine, abandi bagiye bagenda babiri cyangwa batatu, ari baragenda Nyagasani. Noneho icyaje cyo giteye ubwoba, icyuma vuba ni igipanga munda, bamuteye igipanga gitungukana hirya. Bagenzi be baraje bahageze, basanga icyabikoze cyagiye, ariko mugenzi wabo aryamye aho ngaho. Byarabacanze nabo birabarenga. Hari undi nanone wicaye hano ku ruhande rwa wenyine. Sasa nakubwiye ibintu byo kwitandukanya n'abandi nibyo biri kubakoraho. Bakiraho nanone nawe yaraturise, batangira kongera kwirukanka, ndetse bisa nkaho batangiye kugenda bashira umusubirizo. Sasa
noneho igitangaje baraje bicara hamwe, kumbe idayimoni ribicayemo bombi. Uko bicaye ahangaha ribicayemo ariko ntago bari kuribona, riba ryabitsimbye ntago baribona. Barakomeje bariyicarira ndetse bariturije, bakomeza kurivuga bavuga ati ariko iki kintu cyahereye kare kitugendaho, iki kintu turaza kugikizwa n'iki? Kumbe icyo bari kuvuga kibarimo hagati. Barahagurutse batangira kugenda buke bukeya bavuga ati mureke tube dutamporeza, wenda turebe ko twaza guhura n'abandi, hanyuma rero tukaza kugendera mu gikundi kinini, tukaza guhuza imbaraga twese tugasengera hamwe, wenda ahari byakemuka. Bamwe bakavuga ati ibyo bintu ntago byakora, pasiteri kare yatubwiye ngo tubikore, ibyamubayeho twabibonye. Ndetse bakomeza kuvuga ati umva se nimuhaguruka ahangaha muze mwese mbereke tujye inama y'ikintu twakora. Kumbe ibyo bari kuvuga n'ubundi kibarimo hagati ariko ntago bari kukibona. Idayimoni yabagezemo hagati, barahagurutse nayo irahaguruka, bararira nayo ikarira, nyine nayo iri kubafasha, iri kubashinyagurira. Bakomeje kuvuga ati nimuze duhuze imbaraga wenda dusenge, ahari tuzamura ukwizera kwacu. Wasanga ari uko turi gusenga nta cyizere twifitiye, ikaba ariyo mpamvu. Kumbe kibarimo hagati kiri kubumva ibyo bari kuvuga. Uyereje aravuga ati muze tugitokeshe vuba vuba ku buryo nicyaza kugaruka ntago azi ko kibari hafi, nicyaza kugaruka kize gusanga ukwizera kwacu kwabaye kwinshi, hanyuma tukirwanye. Bakiraho nyagasani, bakiraho. Cyaratase kizamura urusaku, baracyumva, bumva kuva na kare hose bari bari kumwe. Noneho ikibazo byatangiye kujya byambara isura ya bamwe muri bagenzi babo, kigafata isura y'umuntu mwari muri kumwe, ukaba uzimo ni mugenzi wawe muri kumwe. Kumbi nicyo cyabaziye, ibi biri buze kurangira bite? Ndetse kirangira kiravuga ati mwese ndabafite, ndaza kubafata. Twagarutse ku rundi ruhande, hari abandi bicaye hano. Mugenzi wabo umwe yaravuze ati mureke njye kunyara, ubundi aka kantu niko kabi, ngiye kwihagarika, mwebwe muba mugumye ahangaha mu minota mike cyane, ndaje twongere twirukanke tuva ahangaha. Sasa agenda agiye kwihagarika, undebere abananirwa bananiwe, ababa baryamye, ndetse mugenzi wabo umwe aba yigendeye ati sha reka njye kwihagarika nta kibazo ndaje. Abandi basigara ahangaha, mugenzi wabo uko yihagarariye hariya yitegereje neza, ari kwihagarika rwose nta ribi, nta kigeze kimubaho. Abandi nabo ntago bazi biri kujya mbere, gusa hari icyaze cyaramuturikije muri ako kanya. Barabyumva, nakubwiye ati iyo kiguturikije ugira ngo ni isasu cyangwa ukagira ngo ni inkuba ikubise. Buri inkuba niba ifite urusaku nk'ahantu ikubitiye nyine urukumva bijya kugera mu isi byabaye urusaku rwabaye rukeya. Ni nk'uko inkuba yakubita ikwegereye neza, ni nka rwo rusaku ibifite. Ndetse batangira kwirukanka, barongera baratandukanye. Wumva amagurupe bakoze. Noneho baraje nanone ku rundi ruhande, baje kwicara hano naho kirahabasanga. Ni urundi ruhande twabonye babaye amagurupe menshi, amaze kugera mu magurupe ane yose. Kandi byatangiye ari gurupe imwe, ari abantu bamwe bishyize ahantu hamwe, ariko nanone bamaze kuba gurupe y'abantu benshi, nanone bagiye batandukanye, havutse amagurupe menshi, bagenda birukana nk'abagwirirana. Uwo bagwiriye akihangana, uwo bakandagiye utaye urukweto ntago wasubira inyuma, bakomeza urugendo. Kumbi cyaje kibategerereza ahangaha, kiravuga ati aha reka mbe nicaye ahangaha, muraje muhasange. Ni cya kindi gishyashya iki no kuva na kare hose ntacyo twigeze tubona, kije vuba. Uyu ninde sasa? Wasanga ari wa mugabo wa undi babwiye ati ngiye kuguha imbaraga umfashe uyu mwuga, umfashe aka kazi. Sasa umwe muri gurupe yaravuze ati mube mugumye aho ngaho, ngende ndebe ko hari bagenzi bacu mbona hariya hakurya, namwe ndahita mbahamagara, wenda nabo wabona duhuje tugakora itsinda rinini. Araza bukeya, iki kirangije kiramwitegereza, kiravuga ati aha sasa imboga zizanye, reka nze nkwereke. Noneho umusore akomeza kuza, yarayigize intwari, aravuga ati mureke njye kubarebera ko hari bagenzi bacu mbona hakurya. Kirangije kirahaguruka, ntago wakibona cyo ntago kikwiyereka, cyazamuye inkoni. Umusore ari kuzamuka aje kurunguruka, yariye umuhini w'ibitugu nyagasani, yariye umuhini w'ibitugu. Arangije amanuka butosho, nawe araza yikubita hasi,
abandi mu kubibona urabyumva ntago bari kugumya bahagaze aho ngaho, kandi babonye mugenzi wabo agiye. Ku rundi ruhande hari abaje kuruhuka baza kuririmba, barimo bararirimba, nacyo kikaza shaka kikabafasha gukoma amashyi. Rya dayimoni ryabagezemo naryo riri gukoma amashyi bukeya, riri gukoma amashyi rirebye umwe muri aba ngaba, ariko wowe ndi kubona uri kuririmba cyane kurusha abandi, wagira ngo baraguhemba. Niko ryatekereje ati buretse ndaje nkwereke. Umwe muri bagenzi we yamukubise urushyi rwihuse, ndetse ahangaha amaze kurya urushyi nta kindi yakoze, yaravuze ati uko biri kose ni mugenzi wanjye unkubise. Arahaguruka, undebera ukuntu dayimoni iteranya abantu, akubita mugenzi we nawe kandi si we umukubise. Aravuga ati wagashinzi we, unkubise umzizi iki? Unkubise umwora iki? Ureba n'ibibazo turimo. Ndetse arahaguruka bajya kurwana. Rya dayimoni rirangije riravuga ati mube muhangana, ndabateranije, buretse nze ndaje nkwereke. Batangiye guhangana, bari mu bibazo, ariko umwe arakubiswa ariye urushyi atekereza ko ari mugenzi we ubikoze. Abandi barahaguruka baravuga ati ariko si ubwo muri gupfa iki? Ntago mureba ibibazo turimo? Ibibazo turimo ntago bitworoheye, namwe mutangiye kurwana. Ndetse rya dayimoni ryaragiye. Hari umusore wari uri hariya inyuma, sasa urebe witegereza akantu ku kandi. Iri gini rirabateranije, rimaze kubateranya riragenda ribatwara umwe muri bo, ndetse ari kugenda, ariko ntago nyine ubwenge muri make cyabuyobeje, kiri kumutwara atazi nawe ahari kujya. Abangaba mu gihe bari gushwana, bari guserera, bavuga ati arankubise ndarankubise. Hashize akanya barangije baravuga ati ariko se nanone we mureke mbabaze, hari mugenzi wacu umwe utarahangaha. Uko bari gushwana umwe yabavuyemo yagiye, umwe yamaze kugenda. Batangiye kumushakisha, baravuga ati uri hehe Claude? Kumbe yanitwaga Claude. Claude uri hehe? Batangiye kumushakisha. Ni kuri ubundi satani iteranya abantu, yamara kubateranya ikagenda ikabibamo umwe mu gihe mwarangaye. Abandi bakomeje urugendo nabo bageze ahangaha, nabo cyabategereje. Wibuke neza, iyo kikuri imbere ntabwo kikwiyereka kitabishaka, iyo kibishaka kirakwiyereka. Aba bakomeje kuza, bananiwe, barushye, bakomeza kugenda gake gakeya, kumva icyo batazi gihagaze ahangaha. Noneho itegereze neza, nk'uyu musore yaraje rwose nta ribi, araza agitambukaho, ntabwo ari kukibona, kandi kimuri imbere ariko we ntabwo ari kukireba. Ndetse arakomeje arigendera. Abandi nabo, pasiteri nawe arakomeza araza, nawe ntabwo ari kukibona, arakomeza arigendera. Bose kiri kubitegereza, kiri kubabara, kivuga ati sigaje uyu mubare, ubungubu ngiye kubanza ntwaremo umwe mwahangaha, ninamara kumuhitana abandi baba basigaye ntabwo bazangura. Sasa uwanyuma we yanaje anafashe amaboko mu mutwe, yatwaye amaboko inyuma ku gashyondori. Kirangije kiravuga ati n'ubundi wowe si ubundi ubuzima bwawe bwarangiye, reka nze nkwereke. Nawe yariye umuhini wihuse, yari yafashe amaboko ayashyira mu mutwe, cyamukubise umuhini wihuse. Arangije aradandabirana, araza yikubita hasi. Kigukubita inkoni ukayumva. Abandi bakimara kubibona nabo bagombye nyine kwiruka, kuko ntiwahagarara ubona mugenzi wawe ahagendeye, kandi mwese ikiri kubahiga ari kimwe, nta n'imiyaga kiri kubashyiriramo. Batangiye gushira umusubirizo, umwe ku wundi, umwe ku wundi. Bakomeje urugendo. Ku rundi ruhande hari n'abandi bapfuye, bakomeje gupfa ari benshi. Nyagasani, batangiye gushira. Ibi biri buze kurangira gute? Ese biri buze kugenda bite? Njyewe ndakwinginze rwose ngo iyi filime uzakomeze uyirebe, uyirangize, uzabyishimira, ndetse uzabona ko imbaraga z'Imana iteka zinesha. Ndetse abangaba bakomeje kugenda bananiwe. Wibuke kuri uyu mugina, niba mwibuka kare wa mugabo ndetse na ya sekibi wa Bondo, wibuke neza neza ahangaha niho bahaniye amasezerano. Aramubwira ati ngiye kukongerera imbaraga. Aba bakomeza kugenda, abananiwe bakabasindagiza, bakabafata akaboko. Sasa hari umumama wanyuma wananiwe hano cyane, arimo aragenda azengera, kandi uko ari kuzengera nakubwira ati kugenda wenyine, kugenda inyuma y'abandi. Uri mu bibazo, uri mu byago, uko yakaje azengera ahangaha. Nyagasani witegereze, yakomeje kutambuka kuri wa mugina nawe uramurya.
nawe uramurya. Nakubwira ati ikintu cyose ahangaha nta kintu na kimwe cyo kwizera gihari, kuko na mugenzi wawe uri kumwizera ugasanga cyafashe isura ye. Abangaba babonye mugenzi wabo yinjiye mu mujyi, baribaza ati bigenze bite. Tekereza ko na kiriya kintu kimeze nk'umugina nacyo cyasamye kikarya umwe muri bo, ndetse nta kintu na kimwe cyo kwizera ahangaha. Ibyo byarabaye, Sekibi yicariye ahangaha ku gatebe yiwe, ndetse iri kwituriza neza, iri kumedita, iri kuvuga ati baraza gucanga byakwanga byakunda. Uko byagenda kose ahangaha barahanyura niyo nzira. Sasa kiri kubivuga ntihajya habura bihuruza. Hari uwaje yirukanka yanananiwe, aza haterera iby'imbere, aza yikubita hasi. Yaraje agwa hasi, wibuke ntago arakibona iruhande rwe. Kirangije kiravuga ati uruhawe ikaze rwose mu mwanya wanjye. Uyarangije aravuga ati ndapfuye noneho rero. Ubuse munzi iki? Yarazi ngo ari guhunga, nanone asanze icyo yari ari guhunga ahubwo ari kugisanga aho yari ari kugihungira. Arangije aravuga ati awi ndarushye rwose, wambabariye wa mugabo. Arangije arahaguruka ngo ajye kwirukanka, kandi iki kigabo wakigeze iruhande ntabwo wagicika. Naho kujya cyazamuye uruganza, gifite uruganza runini nyagasani, kiraruzana kirumukoza ku mutwe. Kirangije kiravuga ati umva ukeneye gusinzira. Iyo kikugize gutya nyine urabyumva roho yawe hari ukuntu kiyifata kikayitwara. Ati sunaniwe, ati ndananiwe cyane rwose. Ati ngaho rero ryama, niwamara kuryama aho ngaho birangire. Ibyo bimaze kuba, abandi aho bicaye ku ruhande cyabajemo batabizi, buri wese yihebye, buri wese ari gutekereza ibye. Nta n'ukiri kwibuka ngo narindi kumwe na mama, ngo narindi kumwe na murumuna wanjye cyangwa mushiki wanjye. Buri wese ahangaha ari gutekereza ku buzima bwe, buri wese ari kwitekerezaho. Cyaje bukeya, gifite urutambwe rwitonda, kigenda kitonze, kirabanza gihera kuri uyu mugabo, kiravuga ati ariko wa mugabo we, undi we ko mbona wanihebye, usa nkaho wapfuye byaranye. Umugabo yitegereje imbere ye, ahita avuza induru ngo cyatugezemo. Abandi bose barikanga, nta kugoheka, nta gutuza, nta n'iminota 5 wamara ndetse kitarabageraho, n'uguhora birukanka. Ahangaha igihaha kirahagira ugasigara uhumeka nk'ikira, ugasigara uhumeka nk'ingurube. Ndetse cya kigabo ko cyakwicaye ahangaha hari ahandi cyaje kubategera, kiba kiza ahantu hari inzira, kitegereje neza. Hari abari kuza nyagasani, hari abari kuza, noneho abari kuza bagisatira, cyagizemo ubwoba. Noneho ni bantu ki? Witegereze ureba akantu ku kandi. Ubundi uyu mugabo ntago ajya apfa kugira ubwoba, byagoranye bitewe n'ukuntu twayitangiye tumureba. Nta munsi n'umwe yigeze agira ubwoba, kereka kareba pasiteri bigeze gusenga imbaraga zigakora. Noneho iki kigabo tukabona kiratsinzwe. Noneho kuri iyi shuro kibonye abandi bantu, kirangije kigira ubwoba. Ndetse abaje ni bande? Hari umugore waje ahangaha, ni umugore witeye make-up, ni umugore rwose wisize habero ku minwa y'imikara, ndetse yaje yambaye umutuku. Si we wenyine, ari kumwe na ba pasiteri. Sasa reka witegereze urebe baje kugira gute. Baba bagiye gushaka ubutabazi se? Pasiteri wasanga yagiye gushaka ubutabazi, ndetse bakomeje kuzamuka ahangaha. Umugore waje nuko yambaye, nuko yaje, biri buze kugenda bite? Uriya mugabo se baraza kumushobora, cyangwa n'ubundi araza gukomeza abica umusubirizo nk'uko yabivuze ngo nibatamushyingura mu minsi 7 gusa ibintu byose biraza kububusa. Ndetse uyarangije aravuga ati turakwinjize rwose, turangira ahantu hari inzira twanyuramo. Kumbi ni umugore wo muri izi karitsiye warahazi, ni umupfumu baha. Baramubaza ati turangira ahantu hari inzira, tuzaguha buri kimwe cyose ushaka. Ndetse uyu mugore arangije aravuga ati mureke mbanze ntekereze numve, ndaje mbabwira niba biri bukunde cyangwa se niba bitari buze gukunda, nabyo muraza kubimenya. Pasiteri yananiwe, kare yakubise urushyi wagira ngo ni inkuba, yari urushyi no mu mateka hose. Ndetse bidatinze uyanangije atangira kumedita ngo abereke inzira. Hari ibyo yatangiye gutekereza akoresha imbaraga ze, ngo arashaka kubereka inzira bari buze kunyuramo bataha, kuko ntibibuka. Tuvuye hariya twagarutse kumurara ahangaha wivuye kwiba banke. Arangije avuga ati amafaranga y'uno musira ko mbona ari indyankurye. Kumbi nawe yageze muri cya gisagara, zira dayimoni zatereyemo abantu, ariko we ntabwo aramenya ibiri kujya mbere. Arangije aravuga ati okay rero ubwo icyo ngiye gukora, ataravuga yumvise urusaku
urusaku rw'abantu baza birukanka, wibuke bo bafite icyo bari guhunga, buri wese atunguka nahiwe, bahuriye ahantu mu gisagara n'ahantu hisanzuye. Barangije baravuga ati turakomeza tugiye. Sasa umuraro uraha abumvise aravuga ati uko biri kose polisi yanterereje abaturage ngo baze bampige. We yatekereje ko polisi yamuzaniye abaturage ngo bamuhige, kumbe abari ahangaha nabo bifitiye ubwoba, nabo bari guhunga, ndetse ahangaha nabo babaye nk'igisambo nkawe. Ndetse arangije araza arabafata, afite imbunda, aravuga ati mwese nimujye hasi, amaboko yanyu hejuru, nta muntu n'umwe ndi gushaka kubona yinyiganyiza. Ati muri ahangaha mukora iki? Muri kuva he? Muri kujya hehe? Nimumbwire buri kimwe cyose, nimutabivuga ndabarasa. Rero nimumbwire, kandi urabizi ubwoba bw'imbunda. Umumama umwe arangije aravuga ati rwose nyakubahwa, ntabwo turanga ku zindi mpamvu, twaje ahangaha twarimo twigendera mu muhanda tuvuye gukora umunsi mukuru, tuvuye mu materaniro, ariko hari icyatwatase hano. Uyu mugabo arangije avuga ati igiki se cyabatase? Ndetse bakomeza kumubwira ati ni kibi, kirica, kisha inshuti, kica abavandimwe, kica abana, ndetse kica buri umwe wese, nta nubwo gitoranya. Twari turi itsinda rigari, ariko kuri inshuro dusigaye turi abantu mbarwa, twari turi abantu benshi, ndetse icyabateye aha nta mpuhwe na nkeya gifite. Uyu mugabo arabyumva aravuga ati muri kumbeshya, mwebwe ntago muri abizerwa. Ati nimumbwire neza byagenze bite muretse kumbeshya. Ashyiramo isasu, ndetse ahangaha ashyizemo isasu ni nk'ikimenyetso cyo gushaka kubumvisha ko ari buze kubarasa. Batangira kuvuga ati umva nyakubahwa, turi seriye, ntago turi kukubeshya, turi abizerwa, ntago tukubeshya. Aravuga ati kandi ndabarasa ngewe. Ati ntago tukubeshya rwose, turi abizerwa, natwe twatewe n'ikintu kitumereye nabi, ntago turi kumenya ibijya mbere, kitumereye nabi. Uyu arangije aravuga ati mureke kunkinisha, mureke ibintu by'imikino, ngewe nta gahunda afite yo gukina namwe, nimumbwize ukuri byagenze bite. Akiri kuvuga ngo byagenze bite, ahangaha hari icyumva bibaye kikimanukira kikaza kukwiyereka wowe utakizi, cyaraje kiza hehe? Muri cya gisagara bari abaturage barimo, ndetse na wa murara uvuye kwiba banke, kirangije kiraseka, cyaramwenyuye agatwenge kabishahu, kirasakuza cyane. Wa murara yari yabatunze imbunda, aranga avuga ati ndabereka, kandi kibari iruhande kimanukiye, yabatunze imbunda akiraho. Sasa witegereze urebe akantu ko, kandi yumvise urusaku, nakubwiye ngo kirasakuza, yahise ahindukira gitunga imbunda. Baravuga ati ni kiriya. Ndetse uyu nawe arikanga, kuva aho yagendeye ntabwo yigeze ahura na polisi zimeze gutya. Arakirasa, kumbi icyo ari kurasa ntabwo kirasika, arakirasa kigaseka, ahubwo kikarambura amaboko kivuga ati komereza aho, ndi kumva rwose uri kunkorera umunsi nyagasani. Mureke mbabwira ati tube dusubitse kino gice cya kabiri, mu kanya ndaje mbaye igice cya gatatu ari nayo finali. Mwihangane rwose, muze kuba hafi iyi filime, muze kuyireba muyirangize, ndetse igice cya gatatu ntago kiri buze gutinda, ndaza kukibangukana, noneho cyo kiraza kuba kiryoshye kurushaho. Ndabakunda cyane, ni Nyazo Films iyitegure ikanayibagezaho.